Ikaze ku nkuru zacu zitangaje kandi zisekeje, ndabasuje kandi ndabaramukije muri kino gitondo. Ni muze twongere tubane kuri zino nkuru zacu. Mwebwe kandi mukunda ibiganiro byacu aho muherereye hose, mugakunda kudukurikirana, muraba agaciro cyane. Nawe ubonye kino kiganiro bwa mbere ibuka gukanda subscribe kuri no channel, fungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ikaze ku nkuru yacu, ku nkuru twabakoreye ivuga ku rukundo rw'ibanga, aho MK Original yagize gutya agasohoka, ubundi yarangiza akajya hanze mu buryo bw'akazi, ariko akaza gusigira Yannick ububasha bwo kuzacunga ba Diane kugira ngo azareberere umwana w'umukobwa witwa Cyusa. Ariko ubwo MK Original yagiraga gutya agafata umwanzuro wo kujya hanze n'ubundi mu kazi, yaragiye. Akimara kugenda yaje kubwira Yannick ati, Yannick banza unyumve neza, uri inshuti yanjye, uri mushuti wanjye, ni wowe ngiye gusiga hano mu Rwanda. Ati ndifuza yuko wazandindira uriya mukobwa ngo ni Cyusa, ati kuko Diane aba mumereye nabi cyane. Ati Keyira we nta kibazo, Keyira ni umunyamahoro, Keyira ntajye tukana, Keyira natongana, Keyira akunda abantu, Keyira nakunda Cyusa. Ati ariko umuvandimwe witwa Diane we abamuhangayikishije, n'ubu ngubu mba mari abashaka kumukubita, abamubwira nabi cyane ngo nashaka yuko abahanga, kandi nari namuzanye nk'umukozi. Ikintu cyambabaje ni kimwe gusa, uriya mwana w'umukobwa ngo ni Cyusa nafite yaba. Ati rero kuba ngiye kujya hanze kandi na mama yaragiye hanze mu butumwa bw'akazi, twese tukaba tugiye kugenda, byanga bikunda ndamutse namugusigiye rwose nazasanga uriya mwana w'umukobwa yaramuzengereje ngo ni Diane. Ati rero nyumva neza Yannick, saizi ngizi ndagusabye uzamfashe, uriya mwana w'umukobwa uzamurinde, uriya mwana w'umukobwa muzahorane, uriya mwana w'umukobwa uzamube hafi. Ati kandi uko bizagenda uko ariko kose, ubwo Diane azaba yamufashe nabi uzamumagara umbwire, ubundi urwo rugamba nze nurwane, turebe ko twarutsinda, Diane abe yabasha kumera neza. Akimara kubwirwa amwe muri ayo magambo, izo nkuru zaramutunguye cyane, ariko amubwire ko byanga bikunda agomba kuzamurinda kandi azabikora neza. Ariko se waba uza aka kantu? Umuvandimwe witwa MK Original ubwo yagiraga gutya agasohoka akajya hanze, burya Diane we yasigaye ahangayikishije umwana w'umukobwa witwa Cyusa bari bazanye muri urwo rugo. Ariko ubundi Cyusa we nta babyeyi agira, yari yagiye i Kigali gushaka akazi, ariko byaramatakira ngo ye. Nibwo MK Original yaje kumutoragura ari kumwe na Yannick, kandi Yannick yari mushuti wa MK Original. Niyo mpamvu MK Original yaje kumwizera, aramubwira ati wowe icyo ngusaba ni kimwe gusa, ni ukuzajya ugira gutya ukanyaruka ukikoza hano mu rugo, ukareba yuko umuvandimwe witwa Cyusa abanye neza na Diane ndetse na Keyira. Ntabwo byigeze bitinda, MK Original akirenga urw'irembo, umuvandimwe witwa Diane yatangiye kwigaragaza uwo ari we. Nibwo yahamagaye Cyusa, ubundi arangije aramubwira ati Cyusa wankozizi bibiwe vayo hano. Ati ndebera sha uko gasa nk'ingagi. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo, Cyusa agahinda karamwishe cyane, atangira kwibaza nimba azabana n'abari abavandimwe cyangwa se ashobora kuzakubitirwa ahareba inzega nk'ukuntu byari byavuzwe, kubera yuko Diane ari umunyamahane. Bikimara kugenda gutyo, Cyusa agahinda karamwishe, ariko n'ubundi nta kindi kintu yari bukore, kuko nibwo bwari bwo buhungiro, niho hantu yari afiteho kuba, nta handi hantu yari afiteho kuba, kuko ababyeyi be bapfuye kera. Kandi yabaye nka wa muntu wigeze kujya i Bugande akamburirwa Mbarara ubwo yari agiye gushakayo amafaranga. Keyira nibwo yaje kuvuga ati Cyusa ano mwana mwiza, ese Dia ubundi Cyusa umuhora iki? Cyusa ko bamuzanye kugira ngo ajye adufasha kureba akazi agashoboye, usibye yuko arwaye. Ibite byawe, amakuru yawe, uriya mwana w'umukobwa waretse kumuhangayikisha. Diana baramuhindukiranye aramubwira ati nyumva neza Keyira, anureba nabi nawe ndakwirukana muri runo rugo, ubundi ndusigaremo njyenyine. Ati se ubundi iriya nkozi bibi, kariya kantu gasa kuriya, kariya kantu ubundi uri ugashyigikira mwiki? Ese ubundi no kubera iki uriya muvandimwe witwa Diane akomeje guhangayikisha Cyusa? Ase no kubera iki Yannick bamusigiye ububasha bwo kurinda uriya mwana w'umukobwa ngo ni Cyusa, akaba atari kubibwira MK Original? Ese ubundi no kubera iki umuvandimwe witwa mama MK Original yagize gutya agasohoka akajya hanze
Ibyo byose tugiye kubirebera hano mu kiganiro hamwe, ubundi tubiganireho, tubisesengure, turebe icyo twakora kugira ngo ino nkuru yacu ikomeze kugenda neza. Tuba twabandikiye ubundi tukayinyuza kuri no muyoboro mugari wo tubicano. Ariko nawe tukwibutsa, nimba warakunze filime y'umusore w'umunyabwenge byanga bikunda, uyu munsi iraca ku muyoboro mugari wo tubicano yitwa MK Original TV mu buryo bw'amashusho. Uze kuza kunyarukiraho kandi utegereze wihanganye. Nawe niba utarakanda subscribe ukandeho kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu nkuru zitangaje n'ibiganiro byacu tubagezaho. Mwebwe bafana bacu turabakunda cyane, mwebwe muherereye i Burundi, mu Rwanda, Uganda, Morocco, bino bihugu byo hanze muri America, United States, mwese turabasuhuje tubabwira ngo mukomeze gukomera. Muri kumwe n'umuhungu wanyu Umusamariya, igisigore gasi rutikurana no kurutindira kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira. Umusamariya wihebeye byegeranye. Ngaye nguko dukomeje n'inkuru yacu. Ubwo MK Original nibwo yagize gutya, arangije ububasha abusigira umwana w'umuhungu witwa Yannick. Ati Yannick, banza unyumve neza, ndagiye kandi ngiye kujya hanze, ariko rwose uzambabarire, ikosa ryose rizaboneka hano ubwo nzaba nasohotse nagiye hanze. Ati kubona mama nawe hari, kandi nanjye ngiye kujya mu kazi. Ati rero bidatinze byanga bikunda 1 week ndaba ngiye. Ubwo nshatse kuvuga icyumweru kimwe, usibye ko nari mbivuze mu ndimi z'amahanga. Ndaba ngiye. Ati cyo musabane kimwe gusa, uri mushuti wanjye ni wowe nizeye, ugomba kuzandira umwana w'umukobwa witwa Cyusa yamererwa nabi, ukamamagara ukambwira ukuntu bimeze, nkaba nanava no hanze, ubundi nkaza guhangana n'umuvandimwe wanjye witwa Diane. Mushiki wanjye ni umunyamahane cyane. Yannick ati nyumva neza MK Original, ubwo ugize icyizere cyo kubimbwira ndi tayari kuzamurinda, ndi tayari kuza kubwira amakuru ayo ari yo yose azaba yabaye haruguru, kugira ngo turebe buryo ki uriya mwana w'umukobwa twazamufata neza. Koko nibyigeze bitinda. MK Original 1 week yarashize, arangije aragenda ajya muri kakazi. Ariko akigera muri kakazi nibwo intambara yaje kurota, induru ziravuga. Diane atangira kwigaragaza uwo ari we, atangira guhangayikisha umwana w'umukobwa witwa Cyusa. Ariko Keyira we akomeza guhangana abwira Diane yuko ibintu ari gukora atari byo. Ahubwo se uze n'ikindi. Bakimara kubwirwa amwe muri ayo magambo, umuvandimwe witwa Diane yakubitiye hamwe Keyira, ubundi arangije akubita n'uriya mwana w'umukobwa. Induru ziravuga. Ese ubundi ibi niki byaje bite, byateye bite, amakuru yabyo? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe mu kiganiro cyacu. Wicyo musaba ni kimwe gusa, nimba nawe aho uherereye ahariho hose mu dukaritsiye, mu isoko, waba wibereye muri bisi washyize agakoteri mu matwi, ndagusaba ngo uzamure volume gatoya, ubundi ubanze wumve ino nkuru kurinda igeze ku musozo. Ngaye nguko munyemerere dukomeze n'inkuru yacu. Murabyibuka haruguru gato yuko umuvandimwe witwa MK Original yagize gutya agasigira uburinzi umuvandimwe witwa Yannick. Yannick akamwemerera yuko azabikora neza cyane. Burya Yannick hashize icyumweru kimwe gusa MK Original agiye, intambara zitangira kuvuga. Nibwo Yannick yaje kwibuka yuko MK Original yamurindishije umwana w'umukobwa witwa Cyusa. Ati ujye unyaruka ugere mu rugo urebe ukuntu bimeze. Nibwo Yannick yaje kuza asanga koko Cyusa yaranoze, baramuhangayikishije, indwara yenda kumwica, banze kumujyana kwa muganga. Ariko MK Original we ubwo ngubwo yarazi yuko ameze neza, mu gihe Yannick atigeze amuhereza amakuru. Yannick yakomeje guceceka, nta kintu na kimwe yigeze amubwira. Munyemerere dukomeze n'inkuru yacu. Ese ubundi Yannick ni ukubera iki yahishe uriya muvandimwe ngo ni MK Original? Yannick we yaje kwisobanura avuga yuko atari guhangayikisha MK Original mu gihe yari yagiye hanze mu kazi. Gusa nyine banze unyumve neza, MK Original ubwo yavaga mu kazi akamenya ayo makuru byaramubabaje cyane, biramubaze bisiga no kumubabaza. Nibwo yaje gufata umwanzuro, ubundi arangije aza kureba Yannick ahantu aherereye, aramubaza ati koko Yannick, ati ni ukuri warakoze cyane, ni ukuri warahemutse kandi waranambangamiye, uzi yuko uri mushuti wanjye. Yannick ati se habaye iki? Ati njyewe ubwanjye MK Original ni gute ngira gutya, ubundi narangiza nkagusiga ku burinzi bwo kundindira umwana w'umukobwa witwa Cyusa, wowe ubwawe warangiza numereze amakuru ya nyayo cyangwa se ngo umereze amakuru y'ukuri? Ubundi biriya bintu wabitewe n'iki? Umuvandimwe witwa Yannick yaje kwisobanura avuga ati nyumva neza MK Original, impamvu natigeze nkuhereza amakuru wari hanze, ati kandi wonza kubikubwira wari guhungabana ngatuma udakorera amafaranga. MK Original ati yari ubaye umubyeyi mutoya gito, nukuri narababaye cyane. Ati kandi n'ubungubu uri kubimbwira ndababaye. Munyemerere dukomeze n'inkuru yacu tuba twayandikiye tukayinyuza kuri no muyoboro mugari we tubicane witwa MK Kamariza. Nawe nimba ari ubwa mbere hageze, ibuka gukanda subscribe kugira ngo zino nkuru zitazajya zigucika. Reka dukomeze n'inkuru yacu mba nabandikiye.
nibwo uwo muvandimwe ngo ni MK Original yakomeje guhana n'uwo mwana w'umuhungu, ariko ageze aho ngaho aramubwira ati okay, nta kibazo, ndagukunda kandi narakubabariye, impamvu nari nagusizeho nari nakwizeye, ati rero nimba warabaye ikigwari ubutaha bwo uzikosora. Yannick ati humura MK Original, uko nkunda nanjye niko ngukunda, kandi ubushuti bwacu tuzakomeze kubwubaka, cyose tuzamurwanirira igihe icyo ari cyo cyose kugeza ubwo cyose azakomeza kumera neza. MK Original bidatinze nibwo umuvandimwe twa Mama Diane ari we mama we uherereye hanze yageze gutya afata ku isimu yiwe, arangije ahamagara isimu ya MK Original, aramuhamagara arangije aramubwira ati MK banza unyumve neza cyane, ati se amafaranga nshobora kuba naguhaye wayabonye? Nibwo MK Original yamubwiye ati ako mama banza unyumve neza rwose, nayo hariya uba wigoye, ati ntukigore, ati kuko bira nanjye nabikora. Mama MK Original yamubwiye ati banza unyumve neza, MK Original niwe mukuru, niwe nasize mu rugo kandi urabizi ko maze igihe hanze, ati ariya mafaranga naguhaye nayo kugira ngo uze kugura intebe, ugura amarido, ibikoresho nyine bya salo ku buryo nzasanga hasa neza, ati kuko 1 week ngomba kuba ngeze mu gihugu cy'u Rwanda, ati kandi urumva ubwo nzaba nageze mu gihugu cy'u Rwanda ngomba kuzataha iwanjye, nta handi hantu nzataha. MK Original yatunguwe cyane. Reka nze dukomeze n'inkuru yacu twabateguriye kurinda itangiye ku munota wa mbere. Wowe twabanye uri umunyamahirwe ko wabashije kugera kuri YouTube channel, zino content zigera gutya zikabagura mu bitekerezo no ku nkuru zacu tubakorera ziba ziryoshye cyane, ukakanda subscribe, ufungura inzogera, like, share na comment. Kanze dukomeze n'inkuru yacu. Ubundi abanyarwanda bigeze kugira gutya barangije baca umugani mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Nyuma yuko MK Original agize gutya agafata umwana w'umukobwa witwa Cyusa akamuzana mu rugo nk'umukozi, ubundi yarangiza kubana neza n'abashiki be bikaba inambara. Twari tuzi yuko nyina we wari waragiye hanze azaza ari umunyamutima, azaza ari umunyamahoro, ubundi umuvandimwe witwa Cyusa akaba arokotse inambara yahoraga arwana n'abariya bana b'abakobwa bitwa ba Diane ndetse na Banuza. Ariko sha nibwo MK Original noneho agiye kubabara, akababarana n'umukobwa we witwa Cyusa, aho mama we akigera mu rugo yagize gutya yarangiza agahamagara Cyusa ati Cyusa we vayo hano nkubwire. Nukuri yamuhamagaye inshuro ebyiri zonyine, ariko umuvandimwe twe Cyusa acyagera yasanze yicaye mu ntebe, arangije abwira mama MK Original ati mama nari mwitabye. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo, mama we ya MK Original yamwutse inabi cyane, arangije aramubwira ati se ubundi wize he guteka? Nibwo umuvandimwe twe Cyusa kubera byaramatakira ngo yamubwiye ati ntabwo nigeze niga guteka, atahubwo njyewe ubwanjye nabyigiye mu rugo iwacu. Umuvandimwe witwa mama MK Original yamubwiye ati none se wabyigiye mu rugo iwacu uza kubikomereza iwacu gute kandi utarabyize? Twebwe ubwacu tuba dushaka abakozi bize guteka, ubundi bite byawe amakuru yawe ameze ate ate? Nibwo umuvandimwe witwa Cyusa yaje kwisobanura amubwira ati nubwo rwose nigeze mbyiga atariko ndabizi. Ati se muri segonderi wize he? Nibwo Cyusa yaje kumubwira ati njyewe nize imibare niga na economy. Mama MK Original yaje kumwuka inabi cyane, amubwira nabi, arangije aramubwira ati banza unyumve neza, nugire ngo ni ukukubwiza 81. Ati ubwo ize economy waje kwizikomera hano mu rugo rwanjye mu gikoni cyanjye, ubundi bite byawe amakuru yawe? Ese ubundi ntushobora kwibaza ikintu bari gupfa? Mama MK Original yaje kubwira umuvandimwe twe Cyusa ati ndakwiyamye ku mwana wanjye w'umuhungu, biriya bintu byo kumuvugisha, kumuhobera, kumwicazwaho simbishaka cyane. Ese MK Original ko akunda uriya mwana w'umukobwa witwa Cyusa we namara kumenya ari amakuru, ese niyitinyuka akabibwira MK Original? Ese MK Original nabona Cyusa ari kugenda mwicaho bizagenda gute? Byanga bikunda bigomba kuzamenyekana. Mbega amakuru atangaje kandi asekeje, mbega amakuru y'uruhehemure. Ese ubundi ibi ni iki rwose biri mu biraba? Ni urugamba rukomeye cyane, mbega induru, mbega sha banza unyumve neza munyemerere dukomeze n'ikiganiro cyacu. Induru ziravuze.
nibwo uwo muvandimwe yaje gufata umwanzuro arangije aramubwira ati byanga bikunda bigomba kuzagenda neza, byanga bikunda ibyashoberanye ibyo ari byo byose nabirenze, ati ahubwo wowe icyo nkusaba ni kimwe gusa, ibiko kandi subscribe kuri no channel kugira ngo dukomeze n'inkuru zacu zitangaje kandi zisekeje. Ese Cyusa akomeze guhabwa gasopo kuri MK Original, amakuru ya Cyusa buri yazabigenza ati ese zahungira hehe, azataha gute ko atagira iwabo? Koko inkuru z'amagambo zikomeze kuba urusobe rw'amagambo. Uburiya nari nzi ko ubwo uriya muvandimwe ari we mama MK Original ahageze ashobora kuzarenganura umwana w'umukobwa witwa Cyusa, ahubwo Cyusa we biramuyobeye pe, aho yabanjije guhangayikishwa na Diane, none n'uriya muvandimwe mama MK Original akaba ari kumuhangayikisha, arashaka kumuca kuri MK Original. Kandi ndi kubona burya iyo umuntu yakunze aba yakunze, ni wamubwira ngo bivemo cyangwa se byihorere, ibyo bintu ntabwo byashoboka byanga bikunda bagomeza gukundana. Ahubwo ngewe icyo ndi kubona ni kimwe gusa, MK Original uzabintware kandi uzaba umugabo, uzakomeze guhama ku isezerano ryawe, uriya mwana w'umukobwa uzamukunda umukundwa kaze, ntuzigere wita ku by'iwanyu bakubwiye cyangwa se bari kukubuza, uzakunda uriya mwana w'umukobwa kurinda mugeze ikwiherezo. Numunyemerere dusoze ikiganiro cyacu gutya tubabwira ngo mwitegure filime y'umusore w'umunyabwenge iza kuza kunyura ku muyoboro mugari w'UTube channel nitwa MK Original, nyarukiraho ukande subscribe, ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka.